Koko rero nzuwo nemeye Padiri Jeremy Twahirwa ni mwene Ibaridi Kayiranga ndetse na Marceline Nyirabakundukize. Padiri Jeremy avuka muri paruwasi ya Bukunzi Centrale ya Nkungu. Padiri Jeremy avuka mu muryango w'abana batandatu hari imfura muri wo abahungu babiri ndetse n'abakobwa bane. Yahawe upadiri ahagana ku itariki 17 z'ukwa karindwi mu mwaka wa 2022. Nubyumva ni muri paruwasi ya Mwezi. Intego ye yagiraga iti koko rero nzuwo nemeye. Amasakaramentu yose batisimu Ukaristiya ya mbere ugukomezwa yaherewe muri paruwasi ya Mwezi. Iyo tugeze ku by'amashuri byo primaire yayize muri Ecole Primaire ya Nkungu kuva mu mwaka wa 2000 kugera mu mwaka wa 2006. Secondaire yayize mu seminari nto ya Mutagatifu Aloyizi Cyangugu kuva mu mwaka wa 2007 kugera muri 2012. Iseminari nkuru ya Mutagatifu Yozefu Irutongo yayizemo kuva mu mwaka wa 2013 kugera mu mwaka wa 2014. Naho iseminari nkuru ya Mutagatifu Tomasi wa Aquin Ikabgayi yayizemo kuva mu mwaka wa 2014 kugera mu mwaka wa 2017. Iseminari nkuru ya Mutagatifu Karoli Baromeo Nyakibanda yayize kuva mu mwaka wa 2017. Akimara guhabwa ubupadiri, Padiri Twahirwa Jeremy yabaye muri paruwase Bikira Mariya Umubyeyi Utuma Twizera y'Amashyuza mu mwaka w'ubutumwa wa 2022 kugeza mu mwaka wa 2023. Ari umunyabintu wa paruwase cyangwa se uzwi nka ekonome, ndetse kandi abarizwa muri paruwase Bikira Mariya Nyina w'Imana Nyabitimbo kuva mu mwaka wa 2023 kugeza uyu munsi. Aha naho ni umunyabintu wa paruwasi. Ese uyu mupadiri icyo yishimira ni iki kuri uyu munsi yujuje imyaka 3 ahawe ubupadiri? Reka tuze tubikunyuriremo. Kuri uyu munsi Padiri Twahirwa Jeremy yavuze nti uyu munsi nujuje imyaka 3 mpawe ubupadiri. Ni ibyishimo, ndishimye bitagira ingano, ndetse kandi ndishimye ntangarira urukundo Imana yankunze ikampamagarira kuba umusaseridoti. Nishimye bitagira ikigero kuko nakunzwe na Nyagasani. Ayo nawe mu magambo Padiri Twahirwa Jeremy yabajije gutangariza BNN TV. Happy BNN TV. Isabukuru nziza. Sani tura kusama